tuza kandi uture. Muvandimwe, gisingizo cy'Imana, uri umunyamugisha, uri umunyamahirwe, uri umutunzi, ukaba n'umutoni. Waramutseho. Uyu munsi umumarayika arakubwira ngo tuza kandi uture. Burya iyo utuye umuzigo cyangwa umutwaro, burya iyo wushije ugatahana ikivi n'umubyizi, burya iyo uteye imbuto wamaze guhingira, burya iyo udoze ukabona ushonnye neza umwambaro wawe, burya iyo wubatse ukabona urasakaye, burya iyo wize ukabona urarangije, burya iyo ukoze ukabona uratashye, burya iyo uvomye ukabona ugejeje amazi mu rugo, burya iyo ukoze ukabona ugerageje gukemura bimwe mu byo ushoboye. Tuza, wihangayikishwa n'ibisigaye, uhagarike umutima uterwa impagarara n'ibyo utashoboye gukemura. Wireba ibyahise ngo biguhitane bigusubize inyuma, birebe ubijyana imbere kugira ngo ubisesengure ubivanemo isomo. Tuza. Umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko ushobora byose yankoreye ibitangaza. Izina rye ni ritagatifu. Ni muri Luka umutwe wa mbere umurongo wa 47 n'uwa 49. Aya magambo ajishe ubuzima bwawe, ni inkingi, ni fondation, ndetse ni icyerekezo cyaguha intego y'uyu munsi. Iby'Imana yagukoreye ni byinshi, nibitera umutima wawe guhimbarwa, utawurekuriye ibitarabaho cyangwa se ibitaraza, ahubwo ibyabaye kandi bikaba bikugejeje aho ugeze. Bityo rero wowe wese menya ko uri impano, uri impano y'akataraboneka, uri ibanga risesengurwa n'uwitonze, kandi ukaba ugifite byinshi uzageraho bihambaye. Tuza. Maze rero uvuge nka mutagatifu Inyasi wa Loyola, ugira uti ntwara wese, mutima wa Yezu Kristu ntagatifuza, umubiri wa Yezu Kristu nyikirize,
maraso ya Yezu Kristu nsabagira mu mutima, mazi yavutse mu rubavu rwa Yezu Kristu nyuhagira, ububabare bwa Yezu Kristu unkomeze. Yezu mwiza nyitaho mpisha mu bikomere byawe, ntutume ntandukana nawe, undinde umwanzi w'ikinyoma. Igihe nzapfira umpamagaye, uzantumire ngusange, kugira ngo hamwe n'abatagatifu bawe ngusingize iteka ryose. Nyagasani intwara wese, wakire ubwigenge bwanjye, ubwenge bwanjye, ugushaka kwanjye n'ibyo ntunze byose. Niwe mbikesha Nyagasani, byose mbishyize mu biganza byawe. Ubikoresha uko ushaka, unyihere urukundo rwawe n'inema yawe, ibyo byonyine birampagije. Amina. Umunsi mwiza wo gutura no gutura.